ariko ejo bundi Society Derby hari icyo utegereza gushobora kuafecta umukino w'ejo. Nta kinini nubwo umutoza yahanwe atari butoze ndetse na Curtis Jones we ni mu benchera abandi barahari. Liverpool n'umwanya wo kubyuka nababwiye ko turi muri psychological battle gunyine urababizi ko bigomba kuzababaho kuko Everton yo ntinabatunguye kuko mu myaka 133 bakeneye kuri cya kibuga n'ubundi basa nkaho ba stade bagiye kuyivaho banganya imikino kuko 120 Liverpool yatsinze 41 Everton itsinda 41 banganya 38 kuri cya kibuga cya Goodison Park na bakone equipe isanzwe ibagora so bwa mbere bibakoze. Wolves basanga Anfield n'umwanya wo gusubisa umujinya basozanyije ra mukino byaba byiza bawuzanye mu kibuga mu buryo bwiza bwo gushaka amanota noneho bakakiringa game akiri kare. Wolves ni ikipe igerageza kubagora kuko ijya gukina ibintu bisa n'ibyabo, ni ekipe nayo icungira ku ma counter attack cyane kandi ifite umusore umwe mu beza bahari muri Premier League kurwanirwa n'amakipe menshi Matheus Cunha, ariko kuri Anfield biba bigoye kuko ugiye kureba imikino batsindiwe kuri Anfield mu myaka nk'ini ishize ntigera no muri 5 kuri ekipe ya Wolverhampton Wanderers yapanga ibitaha ariko mu rugo kuri Liverpool biragoye cyane. Oni mukino no abarwayi babiri ni Man U na Tottenham Hotspur na makipe akurikiranye ya 13 na 14 amanota 29 kuri 27. Twitega iki Rugaju? Nabonye abakinnyi ba Man U bamwe na bamwe batangiye kuvuga ko Ruben Amorim yagakwiriye nawe guhinduka nkuko wabivugaga, avuga ati nawe nareke kuguma ku mahame ntarimo arakora. Ruben we navuga ko naba murenganyije mbaza impamvu numbaza bamugana bakabaza kubera iki twaba tumurenganyije mubibara nko kumurenganya rero. Yaravuze ngo ntabwo ikipe ya Manchester United inzaniye ikindi, yanzaniye ibyo yambonanye. Hari ibyo bari bafite babona bidakora, babona ibyo nkina babona byafitinga mu byo bashaka. Aravuga ati rero ni ikintu gisaba kwigisha abakinnyi bakakimenya bakacyakira, donc kigahinduka intekerezo ikaba filosofi, bakacyakira bakacyumva kikaba ikintu ubuzima bwabo bw'umupira bakabyanderstandinga, donc bikaba ibintu nyine bashobora gukina. Iyi phase muri coaching iravuna cyane kuko iyo abantu bakubwiye ngo hinduka, iki ni ikintu nshaka yuko n'abakunzi b'umupira w'amaguru njya mbona naha mu Rwanda babivuga bakimenye bagisobanukirwe. Ni nabyo bizatuma hari no kwanariza umupira biborohera, bizafasha n'abayobozi b'ama equipe ahari kumenya igihe cyo kwirukana umuntu cyangwa kumva icyo ashaka. Abantu bakomeye bageze kuri iriya niveau yo kuyobora ibigo by'ubucuruzi bikomeye nka za Manchester United mu gice cy'umupira w'amaguru nka coach senior, umutoza mukuru cyangwa manager, mbere yo kugera hari ahantu ikintu ubwenge bwe bubanza kugira nko kubwira shehe ngo oya imaka ntabwo ariho habera umutambagiro mutagatifu, no kubwira umupadiri cyangwa umukardinale Kambanda ngo oya papa ntabwo ahagarara Imana ku isi, no kubwira Gitwaza ukamubwira ngo oya Yesu Kristo ntiyabambwe. Jubanza ubyumve muri iyo iyo umubwiye guhindura, jubanza ukuru ubwenge bwawe wibaze ngo ubundi yageze muri Manchester gute. Urugendo rw'abo bantu rurangwa n'ikintu kimwe, ni le principe na mahame. Abafite ibintu yamize bigahinduka ubuzima, akabirota akabyiga akabibamo akabitoza akabikora bigakunda, noneho umutima we ukagera ahantu umubwira ngo ibi nibyo bintu bihari, ibindi bidahari ntumenye ibyo ari byo, ntunabiha agaciro. Ahora yumva ko iteka ibintu bye ari byo, kandi nyine kumva ari byo ntabwo ari ngo ni kuri atubona ngo batahindura ngo ave ku badefenseri batatu cyangwa iki. Ikibazo buri abantu barabibeshya, kandi mu mupira ni kosa dukora kenshi abantu banariza ngo ikibazo cye ngo kina ngo defense ya batatu ngo muri Premier League ntibyakunda. Niba ukora analize gutyo ugenda ubwira Imana ngo mana ndagusabye undengere, Conte yaraje igikombe, si kibazo cyuko bapanze, kuko uko bapanze kose ni 10, ni kibazo cya execution. Ese uko nguko bari mu kibuga
nibo bakwiye kuba bahagaze muri iyo myanya, nibo bakwiye kuba bakina ibyo bintu. Donc ufite abakinnyi bajyanye nuko ushaka gukina. Okay, icyo ushaka kuvuga message yawe iri clear, irinjira igapasa mu bwonko bigaklika, hakaba ubwumvane bwawe nabo bakumva icyo ushaka, kuko umutoza ntakina, umutoza ashyira mu bantu ibintu baza gukora, ariko nibo babikora, ntabwo umutoza akina. bivuga ko ubona ikibazo ntabwo ari systeme n'uburyo bw'imitoreze, ikibazo ni qualité de joueur. Iteka ryose hari ibice bibiri biba bihari. Hari igihe uba udafite abakinnyi bajyanye n'ibyo ushaka gukina. Ndashaka gusobanura gutya, ushaka kuvuga ngo ndashaka yuko imipira yanjye kugira ngo dutsinde ibitego tuzajya twicisha mu mpande munota umwe, noneho bavuga ngo ndashaka kwicisha mu mpande, ugasanga aho wubakiye imbaraga zawe uhafite intege nke mu bakinnyi, ntibikunde. Niyo bajya babwira abatoza ngo ariko ufite wenda nimero 10 mwiza na nimero 9 mwiza, reka tujye dukina ama through pass. Abenshi rero nabo bagorwa nako kantu ko kugaruka kuvuga ngo okay, kubapanga by'uko mbapanga ni kuri, ariko noneho imbaraga zanjye ziri naha. Imbaraga nyize wenda mu kudefanda ashobora no kuba yatakaniza kamwe, atariko iyo tugiye kurekipera kwa kundi tubwira ngo imipira tuyicishe mu mpande, usanga wenda hagati yacu hasigaye harangaye, twa justinge turebe ukuntu hagati hagira imbaraga, wenda ugasanga biramugoye kubyemera cyangwa kubyumva, cyangwa umukinnyi afite hagati wenda urekipera ntago bijyanye, ntibihura, wenda ntanabishoboye, hagenda haza ibibazo byinshi. Ikibazo kiba ngo abifata igihe kingana iki kugira ngo resultat iboneke. Ni ibice bitatu bundi by'ingenzi dusoza. Ikintu cya mbere nuko message y'umutoza, kuko niwe mastermind, igomba kuba iri clear ku bakinnyi, bumva neza 100% icyo ashaka gukina. Icya kabiri nukuba abakinnyi yaramaze kuwininga icyo bita imitima yabo, biteguye kumwitangira, kuko kubishyira mu bikorwa nukubikora uko abishaka. Ni nk'amategeko y'Imana yanditse aravuga ngo ntukibe, ntugasambane, ntukabishye. Kubimenya turabizi, ariko ubishyira mu bikorwa uko bimeze cyangwa ntago ubikurikiza. Niyo mpamvu ujye ubona bataza kuvuga ngo yatakaje dressing room, abakinnyi ababwira ibintu ariko ntibiteguye kumufasha kubikora, kuko nibo babikora. Hari aho babisaba kubabwira ngo iruka cyane, iyo yanze kwiruka se wakora iki? Wafata ngo nukamukubita? Iyo usimbuje undi se ntiyiruke, urasarase ukora iki se? Birakunaniye nyine. Icyo nicyo kuvuga ngo bakwiye kuba biteguye kukwitangira, kwitanga ariko ntibahagije kwizigira. Nshobora kuba numvise message, nshobora no kuba mfite ubushake bwo kubikora, ariko nkaba ndafite ubushobozi bwo kubikora. Ubushake butandukanye n'ubushobozi. Aho niho haziramo qualité. Hahura ibintu bitatu rero kugira ngo ikipe ibonereze irita. Hahura ubwonko bw'umutoza, buhura n'abakinnyi bashaka kandi bashoboye icyo bashaka gukora, ngiyo resultat. Kimwe muri ibyo kidahari murafeiringa. Muri mani ubwo niki gihari? Muri Manchester nyine ndabona yuko bakiri ku ishuri, baracyarimo kwigana, niko nabyita. Sinzi bizafata, ariko abakinnyi baracyasa n'abari kwiga ibyo by'umutoza ashaka ko bakina. Biracyasa naho nawe wenda kivuga ngo hari abo ndafite nkeneye, niyo mpamvu umva asaba abakinnyi ngo muri Sporting nabanye naba. Genekereza ko ariko na Ruben Amorim ntabwo ari shyashya, na Ruben Amorim arabacanga. Wowe ugiye ku isoko uguze Patrick Dorgu, ukina uje kumuvuga uvuga ko ari left back, warangiza uramufasha umushyize kuri kabiri match ya mbere, n'ubundi Diego daragumye kuri gatatu. Hari igihe ucanga abantu imikino 20 utsinzwe 8, I mean utsinzwe 8 utsinzwe 10 unganyije 2, still Manchester United ikeneye resultat. Ari gihe abamo no kwemera guhinduka ukabona resultat ugategura ibyo agakora ubutaha. Reka dufata agapoze gato tujye muri entertainment, nakire muvandimwe Senyumva Richard umeze neza? Sawa cyane.